Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikirana aho muri hose mu mpande enye z'isi, turagusaba ngo ntugende udakoze subscribe ku Umwete TV, aho channel ibagezaho amakuru atandukanye, amakuru acaracara utasanga ahandi kandi yizewe. Uyu munsi rero tuje kubagezaho uko imurikwa y'imodoka iri mu bwoko bwa Toyota Celica izahembwa umusore uzegukana ikamba rya Mr Rwanda uko ryagenze. Nkwibutsa ngo ukande subscribe ku nzogera kugira ngo ujye uba mu wa mbere babona ibiganiro tukugezaho 5/5. Kuri uyu wa kane rero mu gitondo aho habaye imurikwa ry'imodoka iri mu bwoko bwa Toyota Celica izahembwa umusore uzegukana ikamba rya Mr Rwanda, yaparitswe muri rond-point iri mu mujyi rwagati hagamijwe kuyimurikira abanyarwanda, abaturarwanda muri rusange. Iyi ni imodoka yatanzwe na Tom Transfers, ni imwe mu bihembo umusore uzegukana ikamba rya Mr Rwanda azahembwa. Mu nkuru ibanza twabwiye ko uzegukana ikamba azacumbikirwa igihe cy'umwaka mu nzu za Tom Transfers, akaba ari n'umuterankunga mukuru w'iri rushanwa rya rudasumbwa mu Rwanda. Iri murikirwa abanyarwanda ry'iminsi mike ngo kwiyandikisha muri iki cyumweru muri iri rushanwa birangire. Iri rushanwa kandi ribaye nyine mu gihe kitoroshye cya COVID-19, ariko ibi ntibizaribuza kuba ariho byatangajwe n'ubuyobozi bwa Rwanda Mister, aho bwabwiye abanyamakuru ko abamaze kwiyandikisha bagera kuri 600 bitewe n'ingaruka kandi z'iki cyorezo cya COVID-19. Nyuma yo kwandika abahatanira ikamba rya Mr Rwanda, hazakurikiraho n'ijonjora ry'ibanze. Byitezwe ko rizaba hifashishijwe ikoranabuhanga. Itsinda ry'abagize akanama nkemurampaka kandi rizategura ibibazo ribyoherereze abiyandikishije bifate amashusho nabo babyoherereze ku bategura Mr Rwanda. Aya mashusho kandi azatambuka kuri RBA, igitangazamakuru cy'igihugu cyo tuzi nka Rwanda Broadcasting Agency. Hanyuma abagize akanama nkemurampaka batoranye abitwaye neza kurusha abandi. Abo ni nabo bazajya mu mwiherero mbere y'uko hatoranwa rudasumbwa uzaba yahize abandi n'ibisonga bye. Icyakora bitewe n'ingaruka za COVID-19, ingengabihe y'iri rushanwa ikaba yarahindutse. Biteganyijwe ko umusore uzabasha kwegukana ikamba rya Mr Rwanda azahabwa ibihembo birimo imodoka nshya yo mu bwoko bwa Toyota Celica n'icumbi ry'umwaka mu nyubako za Tom Transfer. Iyi modoka kandi ya Mr Rwanda ifite agaciro ka miliyoni 10 yatanzwe na Tom Transfers, ari nayo sosiyete yateye inkunga iri rushanwa rya Mr Rwanda. Ngayo nguko rero, dusubire kuri screen zanyu mu kanya tubagezaho andi makuru agezweho ndetse kandi yizewe. Tugusanga ngo nimba bwa mbere waje ntugende udakoze subscribe ku Umwete TV kugira ngo ubane natwe mu biganiro bitandukanye. Tsoje nkubwira ngo ukomeze kugira byiza aho uri hose kandi Imana ibane nawe. Ni Muhoza Jean Paul.